Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe, shalom shalom, mumeze mute? Ndizera ko mumeze neza cyane. Uyu munsi rero ngiye kukuganira ku nzozi wagiye urota, wagiye umbaza ati mbwira ubusobanuro bw'ibyo narose ibi ni ibintu. Ntujye kure rero, ngiye kugusobanurira izo nzozi warose. Reka mbere rero yubi bamwita kubw'Imana yarambwiye ati narose mvoma amazi. Kuvoma amazi bisobanura iki? Kubw'Imana rero izi nzozi warose, kurota uvoma amazi meza bisobanura ko ari umugisha uje ku buzima bwawe, ariko nanone ushobora kurota uvoma amazi mabi cyangwa se amazi twita ibirohwa. Icyo gihe nubona uvoma ibirohwa ni ibibazo, ni ibintu bibi biba bigiye kuza ku buzima bwawe. Aho rero nubona urota uvoma amazi atari meza cyangwa se uvoma ibirohwa, uzasenge cyane Imana ikurengere. Reka nkomeze rero nawe warose. Ndabona Claudine yaravuze ati njye narose njya guhaha nta mafaranga. Claudine rero warose ajya guhaha agata amafaranga, bisobanura ko ni inyatsi iri ku buzima bwawe, ntabwo ari ikintu cyiza. Bijya gusa no kurota imbeba zigenda mu nzu yawe zinyuranamo. Icyo gihe ubonye ibyo bintu urasenga cyane, Imana ikagukuriraho inyatsi, nawe ukabona umugisha mu biganza byawe. Undi yarambwiye rero, Yvette yarambwiye ati narose nakira amafaranga, umuntu ampereza amafaranga. Nurota wakira amafaranga rero nabyo ni umugisha uba wakiriye mu biganza byawe, ntabwo ari bibi. Ndabona rero hano hari uwitwa Cedric yaravuze ati njye narose nguruka ndetse namize amababa. Nubona rero wamize amababa uri kuguruka mu kirere, uzamenye ko ari umwuka wera wakujeho. Reka nkomeze rero na Denise yaravuze ati njyewe narose njye muri gahunda zanjye, ariko mbona gahunda nari ngiyemo ngarukiye mu nzira, ntabwo nzikomeje. Nurota rero ugiye muri gahunda ukabona usubiye inyuma, ntabwo ugiye muri gahunda wari ugiyemo, ujye umenya ko hari imishinga utangira ariko ntubashe kuyisoza. Ibi rero bikunda kuba ku bantu benshi, ugasanga urakora ikintu ariko cyajya kugera ku musozo ugasanga usubiye inyuma, ugasanga ntabwo gikunze. Ibi rero ni abadayimoni bagusubiza inyuma. Ugomba gusenga iki kintu kikava ku buzima bwawe. Imana ibikwereka ko imishinga yawe urayikora ariko ntubasha kuyigeraho, ibikwereka ko harimo ikibazo, kugira ngo ufate umwanya usenge kugira ngo imigisha yawe ibashe kwinjira ku buzima bwawe. Reka ngushimire rero we wakurikiranye kino kiganiro, ubusobanuro bw'inzozi nkubwira ngo nakagaruka. Ciao ciao.